radiyo ubumwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2023. Tukaba tuje muri studio za radiyo ubumwe turi mu kiganiro kiri live, tukaba turi kumwe n'umutumirwa akaba ari ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana. Bwana ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, mwaba mutwumva ngo musuze abakunzi ba radiyo ubumwe, musuze abanyarwanda ndetse musuze n'abo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda haba mu karere ndetse n'ahandi hose? Ndabumva neza cyane, sinzi niba ari live nkuko biteganyijwe, ariko ndabumva ngiye ku giti cyanjye. Murakoze cyane banyarwanda, abanyarwandakazi, inshuti za radiyo ubumwe. Nk'uko mubizi, bwana ambasaderi Jean Marie Vianney akaba ari n'umuhuzabikorwa wa RBB mukaba mubizi ko ari ba bubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda, aribyo bita mu mpine RBB. Bagira ngo twongere tunabyibukiranye ko ari umuntu kamemu dufiteho, mbavuga ngo tuba tugize amahirwe yo kuba tumufite muri studio za radiyo umwe kugira ngo tugire ibyo tuganira, cyane cyane ko tubizi ko umuryango cyangwa ihuriro ayoboye rya RBB rifite umurongo cyangwa iharanira impinduka ku bintu mu murongo mugari, byaba mu bijyanye n'umutekano, imiyoborere, imibereho myiza y'abaturage. Ibi byose ari buze kuba aduciramo ku mayange. Nkaba nifuje ko uyu munsi tuza kuganira ku bijyanye n'umutekano mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse tukaza no kureba n'imbere mu gihugu uko bihagaze. Ese ayibona gute? Ese muri RBB bayibona gute? Nabyo byumvikana cyane buriya, nubwo uno munsi utamutumiye nk'umuyobozi wa RBB, ariko mu by'ukuri ni we muyobozi wa RBB. Bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, tumaze iminsi tubona ibintu birimo bitambuka cyane mu karere, aho hari intambara zikomeye cyane, aho twabonye mu cyumweru cyashize hari umwe mu bayoboye ingabo muri kariya karere ka Gisenyi Ruhengeri, uwo bita Lieutenant Colonel Arasa Williams, aho yavurimo avuga ngo FDLR ngo iri hafi ku mipaka, ngo bari hafi gutera, ngo ibintu nk'ibyo byose. Ariko mu kanya gatoya, mu gihe gitoya, tukaza kubona itangazo rya FARDC rivuga riti ibyo RDF irimo yivugisha turabizi ibyo bashaka gukora, barashaka kudutera ku mugaragaro noneho, ariko noneho tubamenyeshe ko nimwibeshya mukambuka umupaka tuzabahana by'intangarugero. Nyuma tuza kubona na RDF nayo isubiza ivuga ngo FARDC yashaka kwitwaza ko izaterwa kugira ngo itere u Rwanda. Ibi nabyo nk'uko dusanzwe tubizi akaba ari ikibazo gikomeye, aho dufite ingabo z'ibihugu byombi, yaba FARDC ya Kongo ivuga iti turazi ibyo Kagame na RDF barimo bategura, ariko nibibeshya tuzabahana by'intangarugero, na RDF ihakana ngo ahubwo ngo FARDC birimo gukora ngo irashaka kudutera turabizi na FDLR. Ibi bintu tukaba tubibona ko intambara igeze muri ya faze ikenewe imbarutso kugira ngo ikiba kibe, ariko tukaba tubibona neza ko mu by'ukuri nk'uko umuntu bita Kagame n'abari abafatanya ba Mubaraka abandi bose bakomeje kugenda bavuga ko intambara bazazirwanira mu gihugu cya Kongo, kubera ko ngo ariho hari aho umwanya wo kurwaniramo, ngo kuko mu Rwanda ho Sero Mubaraka avuga ko rwose ngo barwaniye mu Rwanda basanga bagwira abakecuru, ngo bakagwira na za televiziyo kubera ahubwo ari gato cyane. None bwana ambasaderi Jean Marie Vianney, gukurikira ibintu bijyanye na diplomasi, ibijyanye n'umutekano, ni ibintu ugumya kureba ziriya mvugo zombi eshatu zitandukanye, ariko zose ziganisha kuba hagira igihugu gitangiza intambara. Ubibona ubishatse kuvuga iki? Ni iki wabibwira abanyarwanda ko bitari bisanzwe, aho turimo kubona noneho ko intambara yinjiye mu yindi, yafashe indi ntera birenze uko twarimo tubibona, cyane cyane ko tuzi ko ku mpande zombi barimo kwitegura intambara kandi ku buryo bugaragara. Urakoze cyane muvandimwe François Mutuyemu. Iki kibazo cyawe ni ikibazo cyiza kandi gikubiyemo byinshi mu by'ukuri.
uhereye ku mvugo y'uriya mugabo umufisiye w'umunyarwanda ushinzwe kariya karere, nanjye naramwumvise ariko naravuze nti ni ibisanzwe ni kama kawaida. Ariko rero bariya abantu bagomba kumenya bakamenyera umugani uvuga ko utazi ubwenge ashima ubwe. Amagambo nk'ariya twabimvise inshuro nyinshi cyane, amagambo y'ibinyoma agamije guteguza intambara. Wenda abakiri bato ntibabizi, ariko wowe François nzi kubizi. Muri 1996 burya ntabwo bapfuye guhera ku munsi wa mbere ngo bahite binjira. Barabanje bakora kampanye y'ibinyoma, barabeshya, bajya kubeshya. Abambere babanje kubeshya ni abavuga ikinyarwanda muri kariya karere, ariko muri Zaire y'icyo gihe. Barakugendeye bajya hariya muri za Minembwe, muri za Haut Plateau, bajya no mu majyaruguru ya Kivu. Babwira abasore n'inkumi bari basigaye bataragiye mu nkotanyi, kuko burya abanyamurenge benshi bagiye mu nkotanyi imbere ya 90, bamara imyaka 3 n'igice barwana hamwe na FPR. N'insoresore n'inkumi zo muri Nord Kivu z'abatutsi nazo zagiye muri Uganda mbere ya 90, ariko burya ni Bukavu barahavuye, mbese nk'uko no mu Rwanda bagiye. Muri 95 rero niho faze ya kabiri y'icyo kinyoma yagarutse. Baragenda bohereza intumwa hariya za Minembwe, muri kariya gace ka Sud Kivu. Baragenda barabwira bati mugiye gukorerwa jenoside nk'iyo twakorewe muri 94. None rero mukeneye kwirwanaho, mukeneye kwitabara. Batese iyo jenoside izakorwa nande? Ni ubuhamya twagiye duhabwa n'abanyamurenge. Abanyamurenge bagiye no muri iriya ntambara, ntabwo ari ibintu by'ibihimbano. Barababwira bati interahamwe. Iryo jambo interahamwe, no mu kanya hari umuntu nabaye nk'uha commentaire ikiganiro cy'abanyamurenge, bakunze kuvuga ngo interahamwe, ngo baraje ngo noneho bajya gutera interahamwe. Kuri bo impunzi z'abanyarwanda zose ni interahamwe, n'abicanyi. Noneho babwira rero abo basore n'ababyeyi babo hariya za Minembwe na Murenge by'umwihariko, nyine murabyumva, bati interahamwe niyo terme bakoreshaga, sinjye uyikoresheje, zigiye kubatsemba, kubakorera jenoside. None rero igihe iyo jenoside itaraba, nimwohereze urubyiruko, nimwohereze abana banyu mu Rwanda, tubigisha igisirikari, noneho bagaruke baje kurwana ku miryango yabo. Icyo ni ikinyoma. Niho bahereye babikora mu ibanga, ariko nyuma yaho mwabonye ko hari igihe batangiye kujya bavuga nyine by'umupaka, bavuga ngo aba ex-FAR ngo bagiye gutera interahamwe, nyine ko bazitaga abicanyi. Ati rero nta kundi byagenda, tugiye kuzihagarika. Ni nka biriya byabaye ejo bundi ku Gisenyi, neza neza uriya musirikari avuga ariya magambo. Unubu bararakubita abantu benshi bava muri Congo, baba muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, bajya mu Rwanda ngo FDLR igiye gukora jenoside. Icyo kintu ni ikintu twese tuzi, duhora tubona cy'ikinyoma, ariko kiba efficace iyo bakibwira abanyarwanda. Muri iriya disikuru y'uriya musirikari rero, yabwiraga abanyarwanda kugira ngo bitegure, abatanga imisanzu bayitange, abafite abana babo bajya mu gisirikare bajyemo, abo bashaka gutwara ku ngufu nabo bamenye ko bagiye ari ukutabara igihugu. Ni ukuvuga rero ko ni disikuru y'agashoza ntambara, n'ubwo n'ubundi bari mu ntambara na Congo. Ntabwo ari intambara nshya, ni intambara ikomeza, ariko noneho bakaba bayikora ku buryo bugaragara bwemewe. Kugeza ubu barayikora,
ariko bakayihakana bakavuga ko ari abanyekongo ubwabo ko ari M23 ko ari abatutsi bo muri Kongo niko babivuga n'abahema bari bo bakora iyo ntambara. Ubu noneho barashaka kuvuga ko ari u Rwanda rugiye kwinjiramo kuko abo bita abajenosideri aba FDLR n'abandi bari muri Kongo n'izindi mpunzi ko zigiye gutaha noneho kurangiza icyo zahunze zitarangije. Ni ibintu bikomeye, ariko rero nk'uko nabivuze utazi ubwenge ashima ubwe, kandi muri 1996 ntabwo ari muri 2023. Ubu ngubu noneho Kongo yarakanuye, barabamenye, nanjye kuba ngo baratumenye, bamenye abanyarwanda malheureusement twese badushyira mu gatebo kamwe, ariko rero niko bimeze, nta kundi twabigenza. Twese Kagame yaratwanduje, yadusize amaraso. Uragenda abanyekongo mwari musanzwe mubana, mwariganye, mwari inshuti, bakakuvugisha ariko ukabibona ko ari akantu, kubera ko abanyarwanda ari abagome, abeshyi. Rya jambo ubwenge ryahindutse gutekinika no kubeshya n'ubugome. Twebwe abanyarwanda icyo twakora ni ukubwira abanyarwanda bari mu gihugu ko iriya mvugo ari ikinyoma, bakabimenyera, bakamenya ko babajyana mu ntambara ku ngufu, ariko ko bishingiye ku kinyoma, kandi ko ingaruka za mbere ari abanyarwanda zizagwaho, ko aribo bazajyaho ingaruka za mbere zishobora kuzatera ibibazo bikomeye cyane, kuko Kongo ya Mobutu nubwo yari ifite igisirikari, ariko yari ifite ibintu byinshi bizitira abanyekongo bari bataramenya abanyarwanda, bari bataramenya ko abanyarwanda ari ishotoranyi. Ubu rero byarahindutse, baratuzi. Kagame yaratwanduje, Kagame yadusize isura mbi. Intambara ntiratangira, ariko ishobora gutangira, kuko abanyekongo bo bayifashe au sérieux. Baravuze bati okay, nimuze n'ubundi murahasanzwe, nimudutere isi yose ibibone, kuko Kongo yamaze gusobanura iriya ntambara aho ikomoka, abayikora. Ati nimuze noneho turwane kubera ko Kongo kugeza ubu yanze gutera u Rwanda, ariko noneho kubera ko ari u Rwanda ruzaba ruyitangiye ku mugaragaro, na Kongo ishobora gutera. Ngewe mbabazwa gusa n'abanyarwanda batuye ku mipaka, bene wacu. Iyo Kagame atangiye kuvuga ngo FDLR yateye Kinigi kandi abeshya, ubu noneho u Rwanda nirwo rugiye gutera Kongo. Ejo bizagora Tshisekedi kuvuga ngo ntabwo ari u Rwanda rwateye, ngo ni ingoma ya Kagame. Kongo izaba yatewe n'u Rwanda, kandi abasirikare b'abanyekongo bo baramutse bambutse umupaka ntabwo bazajya kudisitenga aba Kagame n'abatari aba Kagame. Nicyo ngewe kimbabaza, nicyo kintera ubwoba. Naho niba Kagame na Tshisekedi babashyira kuri ringi bakarwana, sinzi uwatsinda undi, ariko nibura abaturage bakagira agahenge. Nicyo naba mvuze mbere yuko dukomeza François. Mutse cyane, turimo turareba ibintu bimwe bitambuka wa mugani, tukareba uburyo abagabo ba Kigali bakomeje kwitwara muri iki kibazo, na bwa bwenge waje kuri cya kintu ikinshasa bashyize ku muhanda ahantu hose ngo ubwenge bazi ko bari abagabo ba Kigali babeshya kandi bigize ibitangaza, ukabona ko Faci. Ngira ngo dusubire inyuma, umuntu bita Faci mbere yaho gatoya Kagame yagiye muri parlement abwira abadepite ati Kongo n'umurambo ngiye nzayitera, kandi ntawe uzampagarika, nzagenda nkora ibyo nshaka byose. Tuza kubona Faci yamusubiza ati ariko bwana Kagame rwose na ADF yawe noneho nimwibeshya this time muzaba ari ukwiyahura, bizaba ari ukwiyahura. We wigize umufezeri dogera, ariko mwino minsi ntago bizagukundira, kuko turahari, turimo turakureba. Ibi twakomeje kugenda tubibona, turimo turareba nk'umunsi w'ejo twabonye ibintu byarimo bigaragara Kinshasa, aho habayeho demonstration cyangwa se akarasisi k'abasirikare n'ibikoresho Kinshasa no mu mijyi igera kuri 3 ya Katanga.
aho twabonye imbaraga zirimo zigaragara cyane kandi kuko ni mu gihe eh, umugabo Faci perezida wa Congo Felix yavuze ati ngiye kuzamura imbaraga za FARDC mvanemo ibyitso mvanemo abakozi ba Kagame mvanemo abakozi ba Mpatsibihugu bose ukabona ko rwa rubyiruko yari yarohereje kujya kwiga cyangwa barukrise rutangiye kugaragara mu mihanda cyangwa mu bice bimwe na bimwe bya Congo. Twabonye ibitwaro bikomeye tubona ibikoresho bitabaho tubona ibikomeza kuza muri sud hariya cyane cyane muri sud za Kavumu hariya turimo turayibona umuntu bita Kabarebe amaze iminsi akora inama n'abanyamurenge ba za Minembwe hariya kugira ngo babigarurire barebe ko bafungura front cyangwa urugamba hariya mu majyepfo ikirimo kubagora cyane ariko barimo bashaka kwifashisha uriya mu koloneli byinshi ariko biracyarimo kuganirwaho kubera ko mu majyepfo ya Kivu bisa n'ibyabagoye mu majyaruguru naho dukomeje kugenda turimo tubona RDF 23 ikomeje kugenda yica abantu cyane cyane runo rubyiruko cyangwa hano ho bafata abantu bakabikoreza ariya mabombe yabo n'amasasu babageza kuri destination bakabica. Iyi ni systeme FPR yakomeje kuva kera ni bamwe uka muri za 90 bari abanyabyumba na za Ruhengeri abo bafataga bakabikoreza ibintu basahuye cyangwa amasasu bajyanye bayavanye hanaha bashaka kuyadeplace hanaha barya abantu abari abapfu iyo bamaze kubigezaho bashaka ko bigera bahita babica. Bakomeje no kubikora muri Congo ari no muri rwego twabonye ko za mpuguke za Loni ndetse n'uyu mukuru w'urukiko mpuzamahanga rwa CPI cyangwa ICC yiziye muri Nord Kivu kwirebera aho bavumbuye ibyobo 16 byose bihambyemo abantu bicwa na iriya RDF na M23 ibyo byose kandi ikaba bigize ibyaha by'intambara. Ariko hagatonga tukatimo kubona wazalendo twavuga ko ni abanyagihugu barimo kwirwanaho barinda ubutaka bwabo barinda gakondo yabo tubona ko Congo yaba yahindutsemo Vietnam turibuka muri cya gihe cya Amerika itera Vietnam aho igisirikare kimaze gusa nkaho rwose cyugarijwe abaturage nabo bavuze bati ntabwo tugomba guterana leta yacu cyangwa igisirikare cyacu natwe tugomba kwinjira mu ntambara kandi kuko twayibonye abaturage bayinjiyemo abanyamerika intambara yabananira no muri Congo niko tubaye kubibona. Kagame yari umuntu winjira hariya yararangije kugura barya abajenerali bose birukanka twarabibonye barya bayave bagomba kubahagoma ntabwo byaje gukunda kubera ko amakuru yaragiye igihe muri service de renseignement hari abandi bajenerali benshi cyane twabonye ba Mwangacucu bara bose bagenda bafatwa hari benshi cyane twagiye tugumya tugenda tureba ariko ikintu bita umuturage wazalendo hariya nabo bakaba batamereye neza bariya bagabo bariya bahungu ba 23 na RDF aho ubona bafashe ibintu mu ntoki bigaba ari nabyo byanatanze umwanya wo kugira ngo FARDC nayo igumye kwiyubaka. Urabona ko ya mpuruza ya Felix hafi 180 by'abasore barangije amahugurwa rwose bamwe muri bo nibo twatangiye kubona hariya mu mihanda ya Kinshasa mu mpuzankano zidasanzwe mu bikoresho bidasanzwe na confidence bidasanzwe bisa nkaho byanatunguye abakongomani ariho tuvuga ngo ugiye kugereranya abasirikare b'umuntu bita Felix uyu munsi n'abakabira mu myaka 18 yayoboye uhita ubonamo ikinyuranyo kubona ko umuntu bita Felix ari umunationaliste kandi afite gahunda n'icyerekezo aribyo tubona ko Mpatsibihugu bagize ubwoba bati iyi Congo ikinjira muri demokarasi tuzongera kurira hehe. Felix bamwibeshyeho bazi ko Kagame azamumanipuletinga ariko Felix aravuga ati no njyewe nazapfaho kugira ngo nazatanga ubuzima kugira ngo Kagame agumye gushyikiriza Mpatsibihugu umutungo wa Congo. Ibi ni ibintu bigenda bizamuka tubireba ariko tugarutse mu majyaruguru intambara irimo nk'ubu turimo tuvugana umunsi wo kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 hariya muri axe ya za Masisi cyane cyane hafi ya Monastere abantu bahazi ubwo ni aho bita muri za Mushari Mukoto hari intambara ikomeye cyane wazalendo barimo biturana hasi na RDF aho babirukanye za Monastere bakabirukana aho bita muri lokalite ya Butare bakazamuka berekeza za Kiroririwe aho baje guhungira
muri ya misozi ya za Nenero abantu bazi za Masisi baba bahabona. Abo ni abazarendo ubona rwose bashoboye guhagarika umuvuduko wa RDF. Nkagaruka nkavuga ngo Bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, ibintu bishatse kuvuga iki iyo bigezeho abaturage noneho bavuga bati enough is enough, twarishwe, twagize gute, ibyo gutaka tubihagarike, abana bacu, inkumi zacu, abasore bacu bagomba kujya ku rugamba. Nibyo barimo gukora. Mu by'ukuri ubona ko FARDC iri relax, irimo iritegura gusa offensive izakora igihe icyo ari cyo cyose, ariko urugamba rukomejemo, RDF iri busy na bazarene. Ibi bintu bishatse kuvuga iki nk'abaturage b'ibihugu byombi, kandi tuzi ibyababayeho, cyane cyane ko duterwa n'isoni no kubona byitwa ko byakozwe n'u Rwanda. Ntitwagombye kuba turi hano tuvuga nabi u Rwanda, ariko kutavuga amabi barimo gukorera muri biriya bice bya Congo, waba uri ikigwari, waba uri umuntu wasabitswe na munyangire. Niho ngira ngo mu bunararibonye bwanyu iki kintu gishatse kuvuga iki? Congo twari tuzi, aka kanya ukabona ko abaturage bose bumvishije impuruza ya perezida wa Congo Felix Chilombo, ukaba ubona ko mu gihugu hose urubyiruko ruririra kujya mu gisirikare no kurwanira igihugu, ariko wagaruka muri Nord Kivu noneho ukabona wazarendo barafashe ibintu mu ntoki, naho FARDC, naho Felix kakanya yahereza ibikoresho wazarendo gusa kwicecekera, bazarangiza kariya kazi kandi nibo bigaragara cyane. Murakoze cyane. Nkeka ko iriya njyana ni injyana nziza cyane, kubera ko iyo batabikora nanone ariko babikesheje n'ubushake bwa perezida wa Repubulika ya Kongo, ushaka kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, perezida Felix Antoine Tshisekedi, bigaragaza hariya ko yatsinze igitego gikomeye cyane. Nti kubera iki? Kubera ko bariya abantu ntabwo ari bo bashyizeho abiyita bazarendo cyangwa bazarendo, koko batoranyije n'izina ryiza cyane. Ni ukuvuga bazarendo ni abantu ba gakondo bavuze bati hano ni iwacu, ubutaka ni ubwacu, turi aba hano, ntabwo tuzemera ko mukomeza kuza kuniga ababyeyi bacu, abavandimwe, kwica inka zacu, kudutwara amasambu, ngo ni uko mufite ukuntu mubisobanura ko ngo hari mwe mwahabanje kandi atari nabyo, mutari n'abanyekongo nyabo. Kuba rero bari abantu barafashe intwaro bakirwanaho, nkeka ko ari ibintu byiza rwose. None se abavuga ngo abazarendo ngo nibareke kwirwanaho, bo biyita ba M23, barafashe intwaro bahawe n'ibihugu by'abaturanyi, nabo biyita abene igihugu, bavuga ko hariya ari iwabo, za Masisi, za Rucuru n'ahandi, ariko bakavuga ngo bafite guerre legitime, ngo ntuzango intambara yabo ni legitime, kuko bafite uburenganzira bwo gufata intwaro. Ariko bariya tuvuge ko wenda koko ari byo, ko ariho bakomoka bamwe na bamwe, ko ari naho ababyeyi babo bari batuye, benshi bakaba baragiye mu Rwanda nyine igihe intambara ya FPR yatangiraga, abandi bakaza kugenda nyuma intambara muri 1996. Ni kuki batumva ko n'abasigaye abo mu yandi moko, kuko iryo jambo ubwoko, amoko, nibo bakunda kurikoresha. Haba muri Sud Kivu abanyamurenge bavuga ko baharanira barwanira ubwoko bwabo. Abo muri Nord Kivu bariya ba Canisius n'umuvugizi wabo sinzi aho akomoka, uriya wiri Ngoma, ariko agomba kuba atari uwo muri Nord Kivu. Kuki bo bumva ko bafite uburenganzira bwo kurwanira ubutaka bwabo no guharanira ubusugire bw'akarere kabo, no kurwana ku mutima w'ababyeyi babo, bakumva ko abahavu, abandandi, abahutu
naho mu yandi moko yo muri kariya karere yo adafite uburenganzira bwo kwirwanaho. Hariya rero nkeka ko hari ikintu ubutegetsi bwa kera butari bufite bwo kumenya sociology ya hariya hantu. Felix Tshisekedi rero yarabyumvise byose, aravuga ati ariko bariya ko ari abanyekongo barwana ku butaka bw'igihugu cyabo, ko atari abanzi bacu, reka tuganire tubumvishe ko twafatanya. Byarabaye mwibuke Nairobi niho byatangiriye, hafi ya bose baremera, abanze ni M23 nyine yavuze ko idashobora guhagarika, hari na groupe yo muri Murenge nayo yanze ko ivuga iti ntabwo dushobora kwemera gufatanya na guverinoma ya Kongo. Ubwo rero ni ukuvuga ko abatarabyemeye bakomeje intambara, bazarwana na guverinoma ya Kongo ifatanyije n'abawazalendo. Kiriya ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu cyiza, kandi uribuka ko bashyizeho n'itegeko ryo gufungurira imiryango nyine abazalendo mu turere twose. Gusa nyine navuga ko bagomba kubyitondera nabyo kugira ngo ejo hatazavamo abawagineri. Wa mugabo wo mu Burusi ukuntu yashatse guhirika Putin, niba ari byo koko, ejo nta cyabuza abawazalendo nabo kuvuga batari ko dufite ingufu, ko ari twe turwana aha hantu twahafashe ingabo za Kongo tukaba tuziyamye hakaba hacu. Ariko nkeka ko abanyekongo bamaze kubyumva, kandi niyo bagerageza kubikora ntibabishobora kuko muri iki gihe muri 2023 n'imyaka izaza, ikintu cyitwa secessionisme cyangwa balkanisation ntabwo bizajya byoroha. Ubwo rero icyo nagusubiza nuko ngewe nshyigikiye iriya tendance, iriya mouvement y'abazalendo yo kwifatanya na leta y'igihugu cyabo, bagaragaza ko bakunda igihugu cyabo cya Kongo. Ahubwo akenshi nuko ikibi kirimo nuko uko bakunda Kongo n'u Rwanda rugakomeza kubatera, bageraho bakanga n'u Rwanda urunuka, bikaba byanyuzamo bakanga n'abanyarwanda, kuko bo ntabwo basobanukiwe nk'uko leta y'i Kinshasa na perezida Tshisekedi basobanukiwe ibyo gusobanura hagati y'abanyarwanda ubwabo n'igihugu cyabo bakomokamo. Kugeza ubu barabishoboye, kugeza ubu barabagerageza ntabwo batera nk'inkambi z'impunzi z'abanyarwanda. Baza rero ntabwo kera byigeze kujya biba, ariko ubu ntabwo bakizitera, bamaze kumva ko bahuje ikibazo. Bumvise ko bahuje ikibazo n'impunzi z'abanyarwanda, ko ntacyo bapfa nazo. Ubwo rero ibyerekeye urebye mu karere hari ibintu byinshi cyane bitakivugwa. Ukibaza utese nuko ikibazo cyasobanutse cyangwa nuko cyasubiye inyuma. Nko muri iyi minsi Kinshasa ntibakivuga EAC, bayivuga buke cyane. Yewe na SADC bari bemeje ko izaza kubafasha, kandi SADC yarabyemeye, biri mu mategeko ya SADC, nawe ntibakivuga cyane. Ubu bari mu byerekeye politike yo mu gihugu, ni ukuvuga guhangana na opposition. Ntabwo bishimishije, ariko akenshi mbona ari amakosa ya opposition, nubwo natwe turi muri opposition. Ariko iyo ibintu bikomeye kuriya, igihugu cyatewe ukirimo, wagombye gufatanya n'abandi kugerageza kubona solution. Twebwe ntabwo turi mu Rwanda, twebwe natwe uwateye Kongo natwe aradushakisha kutumara, ntabwo twagira position nk'iy'abafayu. Abafayu ubundi bagombye gufatanya na leta bakarwanya RDF na M23. Siko bimeze, ku buryo biterana impungenge rimwe na rimwe, bikaba byazana umwijyana ukomeye. Mwabonye uriya mudepite l'ancien ministre uherutse kwicwa, burya ntabwo ari ikintu cyoroshye. Okende burya kuba yarapfuye muri buriya buryo, hakaba hagiye gutangira n'imanza, abantu bakagenda bafatwa hirya no hino, bizongera umwuka mubi muri Kongo.
ariko naho rero navuga ko perezida Tshisekedi yabyifashemo neza cyane n'ubuhanga bwinshi. Bwarakeye aravuga ati abantu bishe uyu mugabo twigeze gukorana tugakorana neza, akaza kuba muri guverinoma ku mpamvu ze, ariko tumeranye neza nawe kende yigeze kuvuga ati njye ndagiye ariko ndi fidele kuri perezida Tshisekedi. Kuba rero yaravuze ati amahanga natabare azakora ankete, ntabwo ngewe nashima ko ankete zikorwa n'ubutabera n'ubucamanza bwa Kongo gusa, ejo batazavuga ngo nitwe tubiri inyuma, ati Ababiligi, Abasud Africa, Amerika n'abandi bose bashatse baze bakora ankete. Burya bigaragaza ko uba ufite ibiganza byera, ntabwo ari kimwe nko mu Rwanda. Mu Rwanda Kizito aricwa, bavuga bati hakorwa ankete tumenye uko yapfuye, Kagame ati muramenye, bakamwica bakamuhamba nta n'umwe urebye umurambo wiwe. exactly. N'abandi benshi bose niko byagiye bigenda. Mu Rwanda ntabwo bemera ko haba ubushakashatsi ku bwicanyi bwa umuntu wapfuye yapfiriye mu Rwanda. Ntabwo leta y'u Rwanda yemera ko ukuri kumenyekana. Niho ataniye cyane na perezida Tshisekedi. Kandi rero nabwo ukiri aho hantu mu mbabare ntabwo mbaciye mu ijambo. Uriya mudepite Okende uzi ko bavuze ko yashimuswe amasaha abiri mbere ko ashimutwa. Amasaha bavuga kuko tweet ya mbere yasohotse saa 8:34 z'Kinshasa, ni umuntu bita Katumbi watangiye kuzisharinga, mu gihe saa 10 aribwo yaragiye kudepoza ya document. Bivuga ko mu bantu bamwishe, niyo mpamvu wa mugani Felix yavuze ati turashaka iperereza mpuzamahanga no kudufasha. Katumba biziho, twaba dusanzwe tubizi ko Katumba afite dosiye iri kumwe na ba Biserere n'uriya mukonsiye w'umujenerali bafatanywe ibihanga ko bagambana na Kabarebe na Kagame na Makenga. None ukabona ko ashaka gukora ikintu cyo kugira ngo sinzi ukuntu babyita, ubwo ni deviation, sinzi uko deviation, uburyo urimo facing ikibazo none ugashaka kugikwipa uteje ikindi kibazo. Uriya muntu birimo bigaragara ko yishwe n'abantu biwe, Katumbi na bariya bafatanyije nako ka Kigali kazamo, kuko bijya gusa neza nka cyagiye cya Habyarimana ubwo bamwicanye ba Gatabazi Felicien, Imana gacanganyikirwa bagapisi bande bose, ugasanga ni abantu b'imbere mu gihugu barimo gucanamo. Wibuka urupfu rwa Babucyana rwa bande bose rwaje rukurikira Bagatabazi Felicien, umukotanyi yabikoze kandi yigaramiye, abandi bagasigara muryana na biriya nabyo niko bimeze. Ariko cyane ikaba birimo byerekeza aho igihugu cya Kongo kigiye kwakira ya mikino ya francophonie. Gukora ikintu nka kiriya ntaho bitaniye na cya bindi bakoze bajya kurasaba Kayumba mu gihe muri South Africa harimo habamo igikombe cy'umupira w'isi. Ibi byose nabyo biba bifite effet politique cyangwa gushaka kwerekana yuko nta mutekano nta biki. Bari batangiye kuvuza induru ngo fasha ngo niwe kubera iminayi ibintu n'ibiki byose, ariko Katumbi yatwitinze amasaha abiri mbere uko ishimutwa nyirizina riba, bigaragaza ko mu bantu bamwishe ni abantu n'iriya groupe yari arimo n'ubundi. Buriya rero ngewe no kuvuga ngo Katumbi, ntabwo nemera ko Katumbi afite know how. Sinzi ko Katumbi azi uburyo bwo kwica abantu kuriya, ahubwo ashobora kuba akoreshwa n'umwizeza ubufatanye ufite specialite nyine muri ubwo bwicanyi. Njye nahise ntekereza Kigali, singiye kukubeshya. Kigali, kandi iyo tuvuga Kigali si ukuvuga ongera umbabarira rwose, umbabarira uranabizamuriramo. Kigali y'isi ivuga ngo dufite amakuru y'uburyo yishwemo n'abamwishe. Si byose nyine bazabivuge, ariko rero hazakorwa na enquete, kuko nk'ibyo umaze kuvuga bya Twitter, ngewe nasubiye inyuma njya kureba za tweet zose zasohotse
urabizi ko zimwe bahise bazihanagura, izasohowe n'abariya n'aba banyamakuru witwa yitwa nde uriya umunyamakuru wa Ensemble, hari nka bane bari bakoze tweet mufururizo saa munani n'iminota 2, saa munani n'ingahe, noneho nyuma bamaze kumva ko isaha ya uriya mu garde du corps yavuze ari saa 10 bahita bazihanagura, kuko niba umuntu uvuga ko bari hamwe mu modoka avuga ko bari hamwe saa 10, hari abandi batangaje ko yazimiye, ko yashimuswe saa 8, urumva ko n'umwana wavutse uwo munsi yahita yumva icyo bishe. Ariko ngiye ngarutse ku byerekeye ababikoze, kandi iminsi iri imbere izatwereka byinshi. Wavuze abantu batatu, bavuze abandimwe bacu Emmanuel Gapyisi, bavuze Gatabazi, bavuze Bucyana, sinzi niba bamuvuze n'abandi. Ariko rero hari objectif yabyo ni ukugira ngo banduze guverinoma iri mu gihugu, iyobora igihugu. Aho ngaho rero wakongeraho n'ubwicanyi bwakorewe abagogwe bukozwe na FPR, bohereje komanda ijya kwica abagogwe. Simvuga bamwe bo muri ba nyuma, simvuga bya bindi byo muri 1997 ndakeka cyangwa na 5, ndavuga igihe cy'intambara FPR yisha abagogwe ihita isakuza ngo n'abafare babikoze, ngo ni interahamwe, kugira ngo ndabyibutse, kugira ngo barevandike igitero cya Rowiti bagombaga gutera, bakora birya Habyarimana aracanganyikirwa, imiryango mpuzamahanga imutera hejuru, ndabyibuka, kandi ari FPR yabikoze. Ibyo ni ubuhamya twagiye duhabwa n'abantu bari muri izo komando. Nuko Kagame niyo strategy ye, kwica abantu mu buryo umuntu utabizi neza akeka ko byakozwe n'abo Kagame ashaka kubigerekaho. Kuko iyo bavuze ngo umuntu ngo depite ngo yagiye kuri cour constitutionnelle, nge ntabwo nemera iriya version yo kuvuga ko uriya mugabo Cherubin Okende kuvuga ngo yagiye kuri cour constitutionnelle, aguma mu modoka, garde du corps ajya hejuru gutanga iyo barwa. Biratangaje, ndetse kuba yari yagiyeyo nta mushoferi afite. Garde du corps ntabwo umuntu nka Cherubin, ntabwo garde du corps ari nawe shoferi, cyane cyane ko banavuga ngo Cherubin ngo niwe wari utwaye imodoka. Harimo za contradiction nyinshi cyane. Ubucamanza bwo muri Kongo buzagaragaza ibimenyetso bifashishije n'abariya bazaza muri enquête. Ariko rero ngiye mbonamo ikiganza cy'u Rwanda, cyane cyane n'iyo declaration bavuze bahise bakora birazi Nyanza, bavuga ko babizi neza. Niba babizi se kuki batabivuga? Cyane urumva ko harimo uburyo bwo gushaka kuyobya amarari. Ngewe nshobora kwemeza ko mu myaka izaza bizagaragara ko ingoma ya Kigali iri muri buriya bwicanyi bwatangiye. Fata noneho n'uriya mukoloneli baherutse kwicira, ndakeka ari Lubumbashi, bakamusanga mu gitondo yaguye mu kintu cy'umwobo ahantu yari yagiye gutembera. Biriya nabyo ntabwo ari, nkeka ko Katumba atatinyuka kubikora, ndakurahiye. Hari abantu babicanyi bakomeye cyane bari muri Kongo boherejwe n'u Rwanda cyangwa bakorera u Rwanda,
bari mu gisirikare cy'u Rwanda ariko bakaba bakiri muri Congo. Hariyo za komando za escadron de la mort. Nizere gusa ko batazakora ishyano rikomeye cyane nk'uko nigeze kubivuga mu kiganiro, bamwe bakavuga ngo nakabijije. Biriya byatangiye byo kwica gukora za asasina, nari narabivuze mu kiganiro. FPR nibona itabashije gutsinda intambara ku buryo bwihuse, izakereya esprit ya catastrophe. Abanyekongo wenda nabo babe basara bahuke mu Banyarwanda, isi noneho ivuga iti ntimubona bya bindi. Kandi ejo bundi baratangiye, mwabonye ko nubwo yavuze amagambo akomeye cyane koko wenda atagomba gukoresha, uriya mugabo Justin Bitakwira, ambasaderi wa Union Européenne Kinshasa, yagiye kumurega, yabihawe mu itegeko ni Buruseli. Murumva ko ntabwo ari ikintu cyoroshye nacyo. Njye ni ubwa mbere mbibonye kubona ambasaderi w'umunyamahanga niyo yabahagarariye Loni cyangwa Union Européenne ajya kurega depute w'igihugu mu bucamanza bw'icyo gihugu. Nibyo ko ariko yashobora kubwira abo afitiye imbabazi, abo yagiriye compassion, akababwira ati ni murege tuzabashyigikira. Ariko we yagiye kurega, ni ukuvuga ko en fait bafite parti pris, ni ibintu byumvikana. Nanone ariko Bitakwira duhuye namubwira nti punguza mwendo, nibyo koko bariya abantu barahemutse n'ubu baracyahemuka, ariko hari aho utagomba kurenza mu magambo. Hari globalization, ikintu kibi gishobora gukora ku muntu, kandi yari afite ibitekerezo byiza. Yavuze ko kubera igitabo cyawe ariko ntabwo yigeze akoresha globalization, ashyiramo twa nuance. Buriya bizatungana, ntawamushyira ku nkeke, nta muntu yisha après tout. Yavuze amagambo, niba abandi babibona ukundi bazaze bamubeshyuze, ariko we ntabwo yica abantu, byibuze ntabwo yica abantu. Ngarutse rero ku byerekeye ziriya ntambara, navuga ko hari sinye nyinshi zigaragaza ko Kigali bishaka guturitsa Kongo, ariko ibicishije ku banyekongo ubwabo. Ibicishije ku mwibuke ko n'igihe barasaga indege ya Perezida Habyarimana, hari benshi bavuze bati buriya ni abantu be ubwe bamwishe kubera ko yari agiye gushyiraho guverinoma yo gukorana n'inkotanyi. Bafite amayeri menshi cyane utuntu bakora, kandi akaba aribo bakwirakwiza inkuru bwa mbere. Iyo formule akaba ari yifata, n'ubu ngubu hari abakibyemera. Uriya mugabo uherutse guhunga Cahaga, cyatumye bashaka kumwica ni uko yavuze ati ngewe indege narayibonye, amasasu yayirashe yaraturutse i Masaka, ati narayibonye agenda azamuka. Ati za misile zarashe indege ya Perezida Habyarimana zaturutse i Masaka, twarazirebye, twari abantu, sinari njyenyine. Iyo ubuze akantu nk'ako rero uba uri uwo gupfa, kubera ko aho ni ikibazo. Ariko nanjye ziriya misile nanjye narazirebye live. Icya mbere cyayikubise igasa n'itaye ekiribure mu kirere, icya kabiri cyazamutse kigafata umuriro mbere ko kigeraho kubera benzine yatangiye kugira, narabirebaga igwa iwe. Aho iwacu tuba tureba iwe mu rugo irimo gushya, twarebaga iwe mu rugo. Nanjye nabibonye live, Habyarimana yapfuye live, namubonye live. ntabwo ari we wenyine, n'abagiye gufata za ntuza z'izo misile, kuko misile yo bazirashe ibyuma byayo yari irimo bisigara hasi. Njyewe nibonaniye n'umusirikare wagiye kubifata, kandi udashobora kumbeshya kubera impamvu ntiriwe mvuga. Akazijyana, bari bamwohereje kugira ngo ajye kureba, akazijyana hari i Kanombe nyine mu gisirikare, ntibumva, cyangwa i Kanombe nako mu mujyi i Kigali. Ibyo ari byo byose
aho zarasiwe erega n'abari bahari. ubwo nta n'ibinga rikirimo. Imodoka yatwaye biriya bisasu ko babivana muri CND, ni pikapu dubure kabine y'umuhondo y'umucuruzi w'umunyakibungo bita Nkubiri. Uribuka mu minsi ishize umuntu urimo kuburana ngo yariye amafumbire ya za miliyari ntazi umubare, wo bita Nkubiri, pikapu yiwe y'umuhondo dubure kabine niyo yavanye biriya bisasu CND bizana hari Masaka. Hari n'umusore wabafashije kujya kureba aho hantu, ndetse ashobora kuba yaragiye no muri ya kamyonete, wari utuye hariya i Ndera n'umuryango we. Siniriwe muvuga kuko aracyari no mu Rwanda, ariko barabizi kandi bazi ko yamenyekanye. N'abariya bagenzi bacu bahunze nyuma, aba ngaba ba Jean Marie Micombero n'abandi. Micombero yari muri CND kandi yari umuntu udasanzwe. buriya banahanura irya ndege umuntu bita Kayonga, uriya Kayonga ariwe wayoboye 6 muri CND, ngo yari hejuru ahitegeye areba ibigiye kuba. Micombero bagenda ngo yarababonye, noneho baza kugaruka kuko bari bagiye mu gitondo kare kare, baza kubona ko ngo indege itakigiye, ko hari niwaje hari cyangwa imodoka iza kugaruka, noneho bongera gusubira kuyirasa nimugoroba, kuko ntabwo biriwe i Masaka. Baragiye kare kare bashaka kurasa indege ya Habyarimana yagendaga mu gitondo, noneho basanga condition atmospherique zitameze neza, baragaruka muri CND. Ubuhamya rero bwatanzwe n'abo bari bahibereye ba Micombero, bazi bari muri iyo equipe. Erega hari nubwo ukuri kutaba kwashyizwe ahagaragara, ariko kuba kuzwi, hari byinshi buriya bizamenyekana. Nizere ko gusa igihe gisigaye atari kirekire, ariko hari byinshi bizavugwa kandi isi yose ikabimenya. Tugaruke ku byerekeye intambara y'ubu, wenda wagira ibibazo bindi wongeraho, ariko umuntu yavuga menshi cyane. Gusa warayibonye nyuma y'ibimaze iminsi bivugwa bikorwa, za provocation zibera hariya ku mupaka muri Nord Kivu no muri Sud, Kabarebe yagiyemo byo gushaka kugarura intambara muri Sud Kivu, kuyongera nako. Hari byinshi byabaye nk'ibi byarabishya, nkeka ko bitazapfa kurangira nk'uko Kagame abikeka. Mwabonye intwaro nshya Kongo ifite, abasirikari benshi cyane bavuye muri formation b'abakomando. Ejo bundi batweretse gusa agace gato, batweretse aho muri garde présidentielle, ariko hari benshi cyane. Abasirikari ba Kongo bose ntabwo bari muri garde présidentielle, bafite equipement idasanzwe. Ukeka rero ngo nko muri 1996 ngo FPR ni yambuka umupaka ikagera i Goma, wenda ikica abaturage, yashaka yafata n'umujyi. Bamenye neza ko ahubwo noneho bazaba bahaye Kongo impamvu nayo yo kwambuka. Ntabwo ari nka kera, Abanyarwanda bimenye, basaba Imana cyangwa se bakora ibishoboka byose kugira ngo icyo gitero igihugu cyacu gishaka gutera Kongo ntikizabe. Abasirikari bakuru bo muri RDF nabo batekereze, niba bashaka gushira nababwira iki, ariko bagende bonyine ntibamara Abanyarwanda, nubwo n'ubundi babica buri munsi. Ariko bavuge bati reka tuba abagabo, iyi ntambara tuyange, ushaka kuyidushoramo nazana abana be bayirwane, twebwe turayanze. Kuko ni ukuri urwango abanyekongo bafitiye Abanyarwanda kandi mbere batari barufite, ari amakosa yacu, ari amakosa y'abayobozi b'u Rwanda bungubu, abategetsi b'u Rwanda. Ruriya rwango rushobora kugera ku bintu bibi cyane. Ntabwo niriyo mvuga byinshi, ariko
kugira ngo abantu barabyumva François Mutuyemungu. murakoze cyane ngira ngo rwose ikiganiro cyacu gisa n'ikigenda kigaruka cyegera ku musozo. Iki cyumweru gishize harimo byinshi cyane twagiye kujya gutya tubona ngo bageze gutya ngo bimitse ngo umwami cyangwa umutware w'abakono, kandi abantu bazi iby'amateka y'u Rwanda ngo abakono ngo ntibabyaraga ngo batangaga abami. Ibintu birasakuje cyane, bamwe ngo baranafunzwe bagize gute. Tugize gutya tubonye itangazo rya FPR, bamwe batangira kwibaza bati se FPR isigaye ifite gereza? Naho ntabwo twari twasobanukirwa. FPR isigaye ifite gereza? Iyo biza kuba wenda ari RIB yagiye gutanga kubafata kugira gute, ariko noneho tukibaza tuti FPR isigaye ifunga, isigaye igira gute, kandi ko byaje kugaragara abo bose ngo bari bafashwe bagize gute. Twaje kubonaho uriya n'uriya wari wiyimitse mu nama ya FPR, bigaragara ko bayiteguye kugira ngo naze huti kugira ngo baze kuza gusaba imbabazi na barya abayobozi bandi bose. N'iki twabibonye bagatabazi ngo basaba imbabazi bagira gute, ukibaza ese ni imikino bari barimo? Ese nibyo? Ese biramutse ari byo byaba bishatse kuvuga iki? Ariko noneho tukavuga tuti ni iyihe maje batanga niba FPR ifite gereza? Ntabwo twigeze tubona ko mu by'ukuri igihugu ni FPR. Mu by'ukuri inzego z'ubucamanza ntacyo zivuze niba FPR ifunga ikanafungura. Gusa ibyabaye bishatse kuvuga iki mu mboni zanyu? Kiriya kibazo rero cyuriya mwami cyangwa cyuriya mutware washatse kwiyimika we na bagenzi be cyangwa bene wabo, ntabwo nagikurikiye neza, kuko biriya by'amoko ya kera ntabwo ni specialiste wabyo. Ngeze gusa ko mu Rwanda hari amoko atatu, ni amoko y'abahutu, abatwa, abatutsi, noneho hakaba na biriya by'imiryango. Ndakeka bashaka kumwita umutware w'umuryango, ni ukuba w'abakono. Ni abakono n'abakono, abo bantu twebwe iwacu ntabwo mbahazi. Abo bakono rero niba bafite chef de famille wabo, se kuki atabawe? Ariko rero ntibabitujyanemo, kuko ibyo by'abakono n'abega n'abasinga ni ibyabo bashaka kurangaza abanyarwanda. Abanyarwanda babyange, biriya nibyo kuturangaza, ntaho duhuriye nabyo. Kuko iyo batangiye kuvuga ngo bagiye muri Kongo kurwanya FDLR, ngo ni interahamwe, ngo ni abajenosideri, ese bari aho muri FDLR wenda ntibashobora kuba harimo n'abakono cyangwa abakono cyangwa abega? Biriya byose ni ukugira ngo bahishe ikibazo gikomeye cy'amoko mu Rwanda. Muri iki gihe umuntu arabivuga bakamusamira hejuru ngo ashaka kuzana umwiryane hagati y'abahutu n'abatutsi, ariko ntabwo ari byo. Ikibazo kiba gihari, noneho rimwe na rimwe bagashaka kuzana twa incident nka turiya, nyine bizarangira basabye imbabazi, kandi barazisabye barazihabwa. Ese niba koko ari harya bavyita iki bya negationisme, buriya niko batangiye kuvuga, ngo barapfobya amateka, ngo barapfobya ubumwe bw'abanyarwanda, barapfobya ubumwe bw'abanyarwanda kubera ko umutware w'umuryango yemeye bakamuha ikamba rye. Biriya bitwaye iki cyangwa bimariye iki abanyarwanda? Ariko ugiye ukavuga uti njyewe ndi umwuzukuru wa Nyirandakunze na Ndagano, uti kuva uyu munsi nsubiranye ubwami bw'Ubusozo, wapfa umunsi. Ntabwo bavuga ngo ni indangagaciro, nako ngo ni ya negationisme. Ni iki François? Ingengabitekerezo. Ngo ibyo bintu by'abakono bihuriye ariko ni igitangaza. Bafite uburyo bakoresha bwo kurangaza abanyarwanda.
abanyarwanda ntibakababishye, ibibazo bihari by'amoko birahari bikomeye cyane mu butegetsi. None umuntu yigize umutware w'umuryango, bati byacitse, ubumwe bw'abanyarwanda bumerewe nabi. Ntibakababeshye, icyamunze ubumwe bw'abanyarwanda ni uko hari abanyarwanda, ubwoko bumwe bw'abanyarwanda cyangwa amoko abiri y'abanyarwanda n'abandi bo mu bundi bwoko. Ndashaka kuvuga mu magambo asobanutse, ndashaka kuvuga abahutu muri rusange baravanguwe, baracyavangurwa, barahezwa mu nzego zose. noneho bagafatamo bamwe na bamwe nka bariya bagatabazi nyine bazi gupfukama bakabyina bagasaba imbabazi. Abatwa kuva na kera kose abatwa baribagiranye, baravuga ngo basigaye inyuma y'amateka, ariko nitwe tuyabasigaza, nitwe tubashyira ku ruhande tukabavana mu muryango nyarwanda. noneho n'abatutsi cyane cyane abagiye bicirwa n'inkotanyi, imiryango yabo nabo bari hamwe n'abo bahutu, bari hamwe n'abo batwa. Icyo ni ikibazo gishingiye ku justement kuko hari ubwoko, cyane cyane abahutu bashyirwa ku ruhande. Kubivuga ntabwo ari ukwibasira abatutsi na busa. Aho ngaho rwose bazaze tuzababwira impamvu twe tudashobora no kubivuga. Ntabwo ibi ngibi mvuze ari iby'abahutu, ni iby'abanyarwanda bose bakunda ukuri kandi bazi ko ari uko bimeze mu gihugu cyacu. Ibyo by'abakono rero cyangwa by'abakono, franchement njye nabonye ko ari non événement, ni nka montage bakoze kugira ngo barangaze abanyarwanda bahejejwe mu gihugu cyabo, bakeke ko bo nta kibazo bafite, ko gisigaye mu bakono, ko hari imiryango igiye gusubirana mu kwagiye kuza rucunshu yindi, kandi ahubwo ari uburyo bwo kwishyira hamwe, byo kwiyegeranya kugira ngo bakomeze bahonyora abandi. Ibyo tugomba kujya tubivuga, tukabivuga kandi tutarenganyije abatari muri iyo muri ubwo bugome, tubishyira ku babifitemo uruhare, responsabilité. Ni ukuvuga nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze, ni ingoma ya Paul Kagame. Ingoma ye rero nta nubwo ari bariya abasirikare bose bo muri FPR, kuko hari abatazi aho ibintu bikorerwa. Bambaye uniforme, barishima, bakabasaba kwica kanaka bakamwica, ariko mu by'ukuri ntabwo bari muri iyo ngoma. Ingoma igizwe n'agatsiko k'indobanure gakomeje guhonyora abanyarwanda batari muri izo za clan zabo. Nuko bimeze. Intambara muri Kongo rero yatureba twese, irareba abanyarwanda bose, nta nubwo ari abo bo mu koko cyangwa ntabwo ari abega bapfira muri Kongo, ahubwo hapfa bene rubanda boherezwayo. Abega ni abategeka igihugu, ariko nabo si bose. Ni agace k'umuryango wa Kagame n'abo yagiye akoresha kumara abanyarwanda. Nta nubwo ari abega bose, harimo n'andi moko, ariko rero abanyarwanda bamenye ko biri ari ukuturangaza. Ntabwo ari abakono batera Kongo, barimwo hamwe n'abasirikare bandi, ariko ntibashake kurangaza abanyarwanda kugira ngo Kagame akomeze adomine, yikorera icyo ashatse, amanipura abashatse bitewe n'icyo ashaka kugeraho muri icyo gihe rwose. Urakoze cyane. Ntabwo twaza kuza kurangiza ikiganiro tutarebye ku ruzinduko rwa Sassou Nguesso i Kigali. Twamubonye bamwambika umudari, tukibaza mu wiki, tumubona bamutembereza mu nyambo, bya byose turimo turabireba, ariko wareba mu mashusho yabo ukabona ko uriya mugabo atari konvenki y'ibintu arimo, cyane cyane ko tuzi ko hari ibirimo bitambuka muri Congo Brazzaville, aho parlement irimo ibaza uriya muhungu wa Sassou Nguesso ku mikoranire n'amakompanyi ya Kagame ari hariya n'ibiki byose. N'izi ntambara zo muri Congo nazo ukabona ko abakongomani batangiye gusa nk'abikanga Congo Brazzaville, bati muramenye mutazakoreshwa na Kigali kugira ngo muteze umutekano mukeya. Ibi byose tukaba turimo tubibona uzinduko rw'iminsi 3, ariko ibikorwa birimo bikorwamo ukabona ko bitandukanye, bihabanye mu by'ukuri n'ibyabajyanyemo hariya. Mu buryo bwa diplomasi, ruriya ruzinduko rw'uriya mugabo urabona gute? Uriya mudari bamwambitse ubona
nawe afite amadute awukemanga no mu nkubona ko ntabyo arimo nubwo bashaka kutwereka imaje zindi ariko uriya mugabo icyamujyanye gishobora kuba gitandukanye n'ibyo turimo kubona. gishobora kuba gitandukanye n'ibyo tubona cyangwa dukeka kuko perezida Sassou Nguesso amaze igihe kinini cyane ku butegetsi. Njye natangiye kumva Sassou Nguesso akiri un jeune capitaine, nari mu mwaka wa mbere muri University Kinshasa. Yari umwe parmi les jeunes bari baragiye gukora formation muri Cuba, aba officier bari bizewe cyane na Marengo habi muri icyo gihe, ayobora jeunesse hamwe n'abandi ba officier bake. Hashize igihe nza kumva ko Marengo habi amaze gupfa, haza buhoro buhoro aza kugera aho aba perezida. Ntabwo ari kimwe n'aba Kagame babaye aba perezida ejo bundi muri za 1990 na kangahe. Ni umuntu usaziye ku butegetsi, asaziye ku butegetsi, ndetse murabizi ko yigeze kuvaho yatsinzwe mu matora, ariko akaza kubugarukwaho akoresheje intambara arwana na Lisuba. Buriya muri iriya ntambara hapfuye abantu benshi cyane, kandi icyo bamwe batazi wenda nuko abasirikare bo muri FARC abari barahungiye muri Congo ndetse na bamwe bari baratutse ahandi bafashije Sassou Nguesso rwose, baramufashije. Wenda hari n'abafashije Lisuba, ariko Sassou Nguesso yakoresheje abasirikare b'abanyarwanda b'impunzi. Uwabamushakiraga arazwi, ni umudamu wimereye neza mu Rwanda, singiye kumuvuga cyane, ariko arabizi. Yari afite ukuntu wagera kwa Sassou Nguesso n'abandi bategetsi bose bo muri Congo, niwe warakwitaga abo basirikari. Sassou Nguesso rero buriya adufitiye ideni mu by'ukuri, nuko nyine abantu bahinduka vuba, ariko iyo yicaye cyangwa ari wenyine mu biro bye cyangwa muri chambre agiye gusinzira, agomba kuba yibuka ko abo bantu abana nabo neza muri iki gihe atari abamarayika, kuko arabizi, azi byose, azi icyo FPR aricyo. Numvise Kigali bavuga ngo Sassou Nguesso ngo aho FPR imaze gufata ubutegetsi ngo yabaye mu ba mbere bafatanyije n'abandi bo ku isi bakundana jenoside. Ntakeka ko nta gihugu kitabikoze. Abakeka rero ko nanjye nishyizemo wenda ko Sassou Nguesso ari kugambana na Perezida Kagame kugira ngo bagote Congo, birashoboka, ariko ntabwo mu mibare nkora nsanga Perezida Sassou Nguesso adafite inyungu n'imwe, nta nyungu n'imwe afite, keretse yabitegetswe na bamwe muri bampatse ibihugu. Ariko nka perezida wa Congo nta nyungu afite na busa z'uko Congo zombi zarwana, kandi ari intambara ishojwe n'abanyarwanda na FPR ivuye ku butaka bwa Congo Brazzaville. Nta nyungu n'imwe mbona, ahubwo bishobora kumuhitana. Erega Congo Brazzaville na Congo Kinshasa ni abavandimwe, ntabwo arapiganwa rimwe na rimwe, ariko ni ibihugu by'abavandimwe bidasanzwe. Ni ukuvuga rero ko abakeka ko ngo yaje kugambana na Kagame, numvise n'abanyekongo bamwe bavuga ngo rwose ntiyari akwiye kujya i Kigali, kuki se atajya i Kigali? Ashobora kuba afite inyungu z'iyo cooperation. Mwarabyumvise ko bafite amasosiyete bafatanyije, n'izo nyungu nyine zitari nziza, ariko zitatuma yemera ko u Rwanda rutera Congo ruturutse Maluku. Ntabwo bibona. Abikoze kandi yaba yemeye ko Congo Brazza nayo igiye kuba mu ntambara irwana n'igihugu cy'abaturanyi cya Congo Kinshasa.
ahubwo ngiye ndibaza n'ikindi kuko iyo nkora analize ya za scenario zose zishoboka ngomba no kureba scenario nziza. Ese ko Sassou Nguesso ari doyen w'akarere ashaka kuvuga muri Afurika yo hagati, nyuma ya Bongo niwe wasigaye ari doyen, haza uriya muri Guinée Equatoriale na Perezida Biya, ariko Perezida Biya burya ntabwo ibya diplomasi ntabwo bijyamo cyane nubwo ari we mukuru kuri bose. Ni kuki Sassou Nguesso atiriwe abisakuza, ariko ataba ashaka kugira inama Kagame ati sigaho, niba ushaka ko tukomeza kugira umubano mwiza sigaho, utinjira mu ntambara na Kongo, kuko arusha Kagame amurusha kumenya abanyekongo, amurusha no kumenya ukuntu za equilibre zo mu karere ziteye n'aho zubakiye n'icyo zubakiyeho. Ngera aho nkavuga nti none ibyo tumukekera ataba ari byo byamujyanye i Kigali, ahubwo akaba ajyanywe no gukoresha ubucuti, ariko akamugira n'inama ati sigaho, ibyabaye byarabaye, ibyo wakoze warabikoze, ariko reka gukomeza kwiyenza kuri Kongo, cyane cyane n'ibyo urimo wabikomeza, ariko ntutere Kongo ku mugaragaro. Ngewe naho nkeka ko Sassou Nguesso atazafatanya na Kagame gutera Kongo, ntabwo mbyemera. Abikoze kandi nawe yabigiramo consequence. Erega Brazzaville ni hano hakurya, umuntu wese wagenze kuri uriya mupaka arahazi, gufata ubwato ukambuka ukahacyo ugataha cyangwa ukagaruka uwo munsi, ni hafi cyane, ni hafi cyane. Amayeri afite n'abanyekongo b'i Kinshasa barayafite, amato barayafite, bafite abasirikare babizobereyemo, bafite intwaro amfibi. Donc ashatse twizere dusabe Imana kandi ko yaba ajyanywe no kugira Perezida Kagame inama. Ibindi bavuga nuko abahungu babo uruhande rwa Sassou Nguesso, wa muhungu wenyine ashaka gusigira ubutegetsi, na Kagame ngo akaba afite umushinga wo gusigira umugore we cyangwa umwe mu bana be ubutegetsi, kuko nawe ashobora kuba yifitiye izindi ngorane. Ibyo nabyo bikaba bibahuje, bavuga bati uko turi batatu, wowe Sassou Nguesso, nanjye Kagame na Museveni nawe ushaka gusigira umwana we ubutegetsi, dukoze ka club alliance dufitanye muri iki gihe tugayisigira abana, kugira ngo batazahonyoka kandi twarabanye kandi twarasangiye. Icyo nacyo burya hagati y'abashef d'etat ibyo bishobora kubaho da. N'ubucuti rero bw'abagore, abagore babo cyangwa se umugore w'umwe ku wundi mugabo, n'ibiki ntibimvuga byinshi, ariko hari amagambo menshi cyane avugwa hariya hagati y'abariya bagabo bombi. Haba hari za relation zidasanzwe. Sassou kumubona ngo ni umusaza afite imyaka myinshi koko, ariko aracyari Sassou. Urugendo rwa Sassou rero i Kigali nta nkeke giye binteye na busa. Congo Brazzaville ntabwo ari igihugu cy'indwanyi mu karere, intambara z'akarere ntabwo kizijyamo na busa. Kiziheruka igihe cy'intambara yo muri Angola, kuko Brazzaville niho hari ba FNL, hari babitaga abandi, no bariya bari ku butegetsi, ishyaka ry'abari ku butegetsi nyine ba neto, kuko niwe wari ubacumbikiye, niho Cuba niho bacaga, niho bazanaga intwaro, niho bakambikaga. Noneho ahubwo abo Paul Den Roberto bo bari kwa Mubutu,
naho ngaho ntabwo bigeze barwana za Kongo zombi, buri muntu yabaga afite uwe ashyigikiye, intambara ikabera muri Angola barwanya abaportugal, ariko buri muntu afite uwo ashyigikiye, ariko hagati yabo nta ntambara yari yaba hagati ya Kongo zombi. Kandi rero abaturage baho nabo sinzi ko byabashimisha, ko hari abafite imiryango hakurya no hakuno nk'uko iwacu bimeze, ariko ibyabo birakomeye kurusha. Nicyo navuga kuri ruriya rugendo rwa Sassou Nguesso. urakoze cyane, ndabona rwose igihe twari twihaye kitushiranye, nkaba ngira ngo rwose mu gusoza mugire ijambo musigira bariya abagabo ba Kigali bose bari mu myanya ifata ibyemezo, ndetse n'uburyo abanyarwanda bakwitwara, kubera ko turimo tubona ko igihugu kirimo kijyanwa mu bihe bikomeye, kubera ko turabizi neza ko tegura intambara ariko ntumenya uburyo izarangira. Turimo turabona uburyo Kagame yabwiye abantu ati ngiye nzagenda rwose nzakubita nk'uko Kongo yarayimenyereye, ariko ukabona ko bamanitse agati bicaye, ariko kamanura bagomba guhaguruka. Ijambo ni ryanyu mu ijambo ryo gusoza. Mwakoze muvandimwe François. Icyo nababwira abanyarwanda muri rusange n'abategetsi bari muri iriya ngoma ya Kagame, nuko batangira kwimenyereza kudategeka bonyine, bakitegura haba ku mitima yabo, haba no mu bindi ubuzima bwabo busanzwe, bagatangira kwimenyereza kutikubira ubutegetsi, kuko iminsi iri imbere izahindura byinshi. I Kigali iyo bumvise tuvuga dutya baravuga ngo bariya bararota. Kurota hari ubwo urota, ariko indoto ikagera bikarangira, ugakanguka wajya kubona ukabona ibyo warose byabaye. Gusa ibyo mvuga ntabwo ari n'indoto, ni ukuri. Turi mu 2023, ubutegetsi bwa Paul Kagame bumaze imyaka 29, kuko Kagame kuva muri 2010 muri 1994 niwe wayoboye u Rwanda. Ni ukuvuga ko cycle y'ubutegetsi wowe kuriya yageze ko burangira. Uretse n'ibyo kandi niba turebe natwe turi hanze, barebe barasanga tutarabazi b'igihugu cyacu, ahubwo dufite inyota yo kugisubiramo, kandi twiha ingufu buri munsi zo kugira ngo tugisubiremo ku mahoro. Ariko amahoro atashoboka hagakoreshwa n'ubundi buryo. Bamenyere ko kiriya gisirikare cy'u Rwanda rw'ubu kidashobora gukomeza kuriya. Iyo Perezida Kagame n'abasirikare bo muri Etat Major cyangwa mu nzego zinyuranye batangiye kuvuga bati FDLR iri ku mupaka, bakabiririmba buri munsi, yego koko hashobora kuba harimo ibinyoma, ariko kandi hashobora kuba harimo n'ukuri. Buriya hari ibintu babona bakavuga bati nyamara bariya abantu bari muri Kongo tugize Imana inkuba ikabakubita bagashira. Ibyo rero ntabwo bizaba, ntabwo inkuba izakubita impunzi z'abanyarwanda, ari insivili, ari n'iz'abazi kurasa, bene badafite ibikoresho badatera u Rwanda, ariko bashobora kuba ku mitima yabo mu mutwe biteguye ko igihugu cyabakiriye neza, ariko ko igihe cyageze cyo kukivamo. Abasirikari b'u Rwanda rero guhera kuri Kabarebe kugera ku murikiri wa nyuma muto uri munsi ya kaporari, batangire bamenyere ko icyo gisirikare ari cy'abanyarwanda bose, ko kiriya kiri mu Rwanda cyo kizahinduka, kandi ko bitazatinda cyane. Bazabibona. Hari abanyarwanda benshi bifuza ko abanyarwanda b'inzego zose, bo mu moko yose, b'ingeri zose, bubaka igihugu cyabo bari hamwe bafatanyije, nta vangura, nta gushyira bamwe ku ruhande, nta gufata high command yose ngo igenwe
igenerwe abo mu bwoko bumwe, bafate umwe wo mu bundi bwoko bamumamemo, ariko mu by'ukuri nta butegetsi afite. Ni ibintu bigaragara rega, ntimukibwire ko abanyarwanda ari impumyi, ko ari ibicucu. Abanyarwanda bamaze gukanura amaso. Nicyo rero nabwira abanyarwanda bari mu gihugu, bamenye ko ntabwo twanga igihugu cyacu rwose, habe na busa, ahubwo dushobora kuba tubarusha no kugikunda kuko twe tugikeneye. Ikindi bagomba kumenya ni uko rega, ntabwo twese tuzaza nk'umugezi cyangwa ikivu ngo twirohe mu Rwanda, ntabwo tuzatahirira rimwe. Kera baravuga ngo ni agahugu gato, abaturage, ntabwo ariko bizagenda, ariko nibura abantu bakagira uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyabo igihe bashakiye. Ngeraho ukuntu mbibona, muvandimwe François, ni uko nihatagira za initiative zifatwa, Kagame namara kumenya ko adashobora kujya gukubita Kikwete ngo nuko yavuze ko akwiye kuba dialogue, akabyishyiramo, akamenya neza ko ibyo kujya gukubita Kikwete atabishoboye, ko atazakubita Madamu Sulu, ko atazakubita Tshisekedi, usaba ko abanyarwanda baganira bagashyiraho ubutegetsi bahuriyemo, ko atazakubita Perezida Neva ndetse na Museveni. Na Museveni burya nubwo afite viziyo yindi wenda y'uko bagomba guteka kiriya gihugu, ariko nawe yifuza ko abanyarwanda bishyira hamwe bagashyiraho ingoma nshya, nubwo we asaziye ku mwanya w'ubutegetsi bwa perezida. Abo mu Rwanda rero nicyo nagira ngo niyo message ngira ngo bagezeho, bamenye rwose ko nta rwango tubafitiye na busa na busa. Niba kora ibishoboka byose rero, intambara yo muri Kongo ihagarare, Kongo itarinjira mu Rwanda. Ni icyifuzo ngiye nabagezaho, ari abasivili ari abasirikare. Icyo kintu gikorwe, intambara ntikabe. Noneho hakurikireho abanyarwanda bahure, baganire, basangire. Ijambo ryo gusangira sindikunda, ariko bafatanye kuyobora igihugu cyabo, abakibishoboye, abakiri bato, kuko kiriya gihugu kizaburwa n'abato, byabejo bundi, za generation z'abakiri bato. Twari dukwiye kuborohereza akazi, hakaba ibiganiro, noneho abanyarwanda bose bagafatanya kuyobora kiriya gihugu nk'uko mu Burundi byagenze. Kandi ndakeka ko kuva 2002 na 2003 mu Burundi intambara zarahagaze. Kuva muri 2005 baratoye, barongera bariyongera, batora Nkurunziza ubwa mbere n'ubwa kabiri, none hagiyeho perezida mushya. Kandi murabibona ko nubwo hakiri ibibazo mu Burundi, ariko bafite amahoro arambye, nta ntambara bafitanye n'abaturanyi. Naho u Rwanda rurarwana n'abaturanyi bose. U Rwanda rurirwa rutukana, rutonganya. Abari mu gihugu rero niyo message nabagezaho, barebe ukuntu bakora ibishoboka byose kugira ngo Perezida Kagame agabanuke, haza umucyo mu gihugu, bitegure gufatanya n'abanyarwanda bari mu mahanga, kuko birababaje kubona ingufu u Rwanda rufite mu mahanga, ingufu zishobora kugirira igihugu cyacu akamaro, aho kugira ngo abantu bazikoreshe bashaka kugirira neza igihugu cyabo, kuko nicyo cyifuzo abanyarwanda bo hanze bafite. Ahubwo abayobozi b'u Rwanda bagatuma abanyarwanda bashobora kugira ibindi bitekerezo, n'ibitekerezo byo kuba bakoresha intambara kugira ngo batahe mu gihugu cyabo. Nyamara iyo ntambara itabaye, abantu bakicara bakaganira, bakumvikana ku buryo igihugu kizategekwa mu myaka iri imbere, kuko ntabwo abantu bapfa ubwoko cyangwa iki, bapfa igabana ry'ubutegetsi hagati y'amoko no hagati y'abanyapolitike. Ibyo rero bibaye byashimisha benshi. Ingufu dufite hanze zose mutekereze
impunzi ziri muri Amerika, muri Congo, muri Uganda n'ahandi hose, tubuze tuti kuva uyu munsi abanyarwanda twumvikanye nimureke twishyire kuri serivisi z'igihugu cyacu, u Rwanda rwahinduka paradizo muri kariya karere. Ndabarengeye paradizo. naho ubu ngubu aho kugira ngo dukorere igihugu cyacu, usanga ahubwo rimwe na rimwe dushobora no kugira ibitekerezo bitari byiza kandi atari amakosa yacu, ari amakosa y'abayobozi. Niyo message nagira ngo ngize ku banyarwanda bo mu Rwanda, cyane cyane abagize ikijeshi, abagize igisirikare cy'u Rwanda, bafite ubushobozi bwo kuba bahindura ibintu kandi mu mahoro, umutuzo rwose. Nzahora atari ukuvuga ngo nibakore kudeta, ariko nzi ko bafite ubushobozi bwo kuba bahindura iriya ngoma, ingoma yica abaturage, ingoma izana intambara z'urudaca mu karere, kubera gusa ineza y'umuryango umwe wa Paul Kagame n'akazu ke. Mwakoze cyane muvandimwe François. murakoze cyane. Nanjye ntabwo nagenda nagize ikintu nongeraho, cyane cyane ko tubizi ko muri za gahunda za Kabarebe zo foruma cyangwa kugira groupe za escadron de la mort mu buryo buri international, turabizi ko hari amagurupe menshi cyane barimo bohereza, haba muri Afurika, haba i Burayi, haba Canada na Amerika, ngo bajye gucecekesha twe twese tuba tuvuga, tubwira abanyarwanda, tubaha amakuru y'uko ibintu bihagaze. Izo gahunda zirahari. Muri za gahunda kandi Kagame aho yavuze ngo abantu bari mu myaka hejuru ya 50 cyangwa munsi ya 40 y'imyaka 10 ngo ntibazigera mubona ava ku butegetsi, bishatse kuvuga ko abakeka ko bamurwanya azasiga bisasiye. Ibyo byose turimo turabireba. Izi groupe zaje nko muri Canada haje abagera kuri 30, hari abasigaye Vancouver, hari abaje Edmonton, hari abagiye Ottawa na Toronto na Quebec. Hano Edmonton niho turazi ubibafashamo, naho bagiye kubacumbikishiriza mu ngo cyangwa mu mafamiye y'abita bakada ba FPR. Muri Afurika byose ni kimwe, ngo hariho gahunda yo kwerimina cyangwa kwica. Twe twese turimo gukebura rubanda kugira ngo babone amakuru y'ibiba bitambuka, ariko ibi byose bakirengagiza yuko message twarazitanze. Ngiye François niyo nafa uyu munsi nababwira ko message ntaho izajya, nk'uko Kizito yavuze ati ubutumwa burakomeye kuruta ubutanga. Le message est plus fort que le message. Ndakeka ariko yabivuze. Ayo ngabo nkavuga ngo bana murimo koherezwa haba muri Canada. Muri Canada iryo tsinda rikuriwe n'umuntu bita Ntaganzwa. Ntaganzwa ngo akaba afite undi muntu bakorana uri i Kigali, ufite abana biga hano muri Canada. Izo groupe zose barimo bohereza, hari Mouvement de va-et-vient, niba mwibuka neza mu myaka 3 ishize abana ba kadete zarangiye, ni ukuvuga aba ofisiye barangije mu myaka 3 ishize. Mwabonye ko ari abana b'abategetsi gusa, abana bahoze ari abasirikare, abahoze ari abana indatwa, intoranye gusa. Abo nibo barimo kuzana muri mission ngo zo kwikiza abo bakeka ko bazababuza umugati, niko babitekereza. Ariko tubabwire ngo barashywa n'ubusa, kubera yuko nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza, kandi uyu muyaga ntaho bazawuhungira. Turatubabwira ngo Kagame na FPR bafite byinshi byo gutanga, bagatanze inda y'abukuru, bakaganira n'abanyarwanda uburyo twayobora kiriya gihugu hatariho agatsiko nk'abantu bakeya bikwizaho ibyiza bya rubanda, ibyiza by'igihugu, aho abantu bimurwa ku nyungu z'agatsiko. Ukasa nko muri Barinyahe kibaho Kangondo ya mbere n'iya kabiri, kubera ko umugore wa perezida w'igihugu ashaka kwimurira imishinga yiwe, bagomba kwimura abantu nta kintu babahaye. Aho tubona abantu bicwa nk'abarwigara bagatwarwa inganda zabo, tukabona abantu nk'aba Makuza bari abacuruzi bakomeye cyane batwarwa ibyabo, byo twarabibonye. Tukabona abantu nk'abamporanyi muri za Sorasi batwawe ibyabo, Kagame ariko akajya kubirevandika avuga ngo Trafipro ngo yariye, kandi tubizi neza ko uretse kuba wenda Mporanyi yarabaye umukuru wa Trafipro yarayiyoboye,
twareba neza tugasanga mu by'ukuri Kagame abeshya. Ibi byose ni ibintu tugumya tuvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi, cyane cyane dusubira wa mugani kw'abo bajenerali, kw'abo bakoloneli, abamajoro, abadepite n'abasenateri, batekereze iki gihugu barimo kucyerekeza, kubera ko tuzi ko nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nkaba navuga ngo mu izina rya radiyo ubumwe, reka tubashimire bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney, byari by'agaciro kubagira uyu munsi, n'ejo bundi twabitabaza, cyane cyane ko tubizi ko mu nararibonye dufite mu bijyanye n'akarere, muri bake basigaye, ari nayo mpamvu tuba tubona Kigali buri munsi bikwibasira, ariko nta yindi mpamvu, ni uko bavuga bati iriya nararibonye iri hariya izagumya kwarimanta cyangwa gucana ku maso bariya basore cyangwa ruriya rubyiruko, cyane cyane ko tuba tubibona. Twongere tubabwire ngo ariko n'ibigwari bariya bose barimo kwimakaza cyangwa gushyigikira izi ntambara za Paul Kagame, cyane cyane ko tubizi ko ari abana ba Rwanda. Twongere twibutse abantu ko 65% by'abasirikare ba RDF, bano ba Rugara, ba bandi bahembwa 28,38 n'abana b'abahutu baba bayobowe n'abana batangirira ku 300 basuriye tona kuzamura, bintoranye nazo zindatwa. Ntabwo ari buri mututsi wese ujya muri kadete, n'abatutsi nabo baragenda bagaselekisiyonamo bakareba niba uri umunyiginya, niba uri umuki. Tumaze iminsi dufite amakuru y'abana b'aba ofisiye bakubitiwe amafuni hariya za Nasho, abenshi bazizwa ko ari abo mu banyiginya. Ibyo bintu nubwo twabonye iby'abakono tukabikerensa buke tuvugeho byinshi, ariko hari byinshi cyane mo bitambuka no mu RDF, cyane cyane hagati y'abari abana b'abofisiye, bari abasirikare bakuru bo mu Bega, abanyiginya. Harimo ibintu birimo bigenda bitutumbamo n'uburyo kandi bagenda bakubitwa amafuni kubera impamvu runaka. Ibi byose tukaba tubireba aho ngaho. Nkavuga ngo igihugu cyagize ishyano kugira commander in chief uri kawadi kandi akaba n'umwicanyi, tukagira abajenerali badashobora gutekerereza igihugu, tukagira abakoloneli, abadepite n'abasenateri. Ariko ibi byose mvuga ngo igihe kizagera kandi bazishyura. Nk'uko bisanzwe rero mwari muri kumwe nanjye François Mutuyemungu, nongere nanone rwose nshimire bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney watuboneye uyu mwanya kuri radiyo ubumwe uyu munsi. Turabashimiye.